azaza umudugudu wa Jambere. Ahangaha ni mu rugo rwa murakazi wanjye yitwaga Odeta. Buriya muhungu bari kumwe, iryo nzi n'itoto yamwubakiraga ikiraro cy'inka. Ubwo nyine nanjye narindi gukorera umuntu hano ruguru mu gasantere, bahita bambwira ngo mu rugo habaye ibyago, nk'ubu ihakubitiye abantu. Ubwo nyine nuko nanjye nje nkuru ubutabazi, nta kindi nzi nabonye uretse kuriya mbonye nsanze baryamye nyine. Nyuma uru rugo rwa rurimo abantu bangahe? Rwari rurimo uriya mubyeyi nyine wagize ikibazo, uriya ubonye bajyanye kwa muganga, afite abana bane, ariko kamwe niko bari kumwe hano kagiye ku ishuri, abandi nabo nyine bagiye gushaka imibereho. Nitwa Shumbusho Emmanuel, abandi umudugudu wa Jambere. Ikibazo tugize ibibazo bidutunguye biturutse ku mvura yaguye mu masaha ya saa 5 ikubita abaturage banjye, nubwo harimo umwe wo mu wundi mudugudu, ariko bose bari mu mudugudu wanjye. Ikibazo gisa nkaho cyatewe n'imvura no kuba bayikozemo, aribwo dutabaye nyuma yo gutabazwa n'abaturanyi ko habaye bidasanzwe yuko abantu baryamye, inkuba ishobora kubakubise, ariko no mu gukubita kwayo twabyumvishe. Niko gutabara, mu kuhagera dusanga hari uryamye hanze bakunze kwita Toto, ari we n'aka kanya dusa nkaho twabonye ko yitabye Imana. Undi we ugihumeka akaba asa nkaho yahungaga iyo nkuba n'umurabyo, agwa muri korodori mu nzu. Ndumva ari ayo makuru nyuma yo kuhagera twaba tugize icyo dutangazaho. Ku ruhande rw'ubuyobozi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Zaza Mugirwanake Charles yamirije aya makuru ATV ko ari byo koko inkuba yakubise Mukamana Odeta na Uwizeyimana Emile, maze Uwizeyimana agahita yitaba Imana nk'uko yabigarutseho muri aya magambo. Ngira ngo dukurikije amakuru tuhawe n'abaturage bo mu kagari ka Nyagatugunda, nuko umubyeyi yararimo yubakisha ikiraro cy'inka yiwe